Se byashoboka ko rimwe na rimwe ibintu abantu babona nk'ibikomeye kandi bidashobora guhinduka ari byo bihinduka mu kanya gatoya. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 13 Kamena 2026 abakunzi ba gospel nyarwanda babyukanye amakuru yatunguye benshi. Mu gihe benshi basanzwe bazi Vestine na Dorcas nk'abahanzi bakora muri MI Empire, ibintu byahise bihinduka mu buryo butunguranye. Wakwibaza uti ese kubera iki bibaye muri iki gihe MI Empire twari tuye guserebora abasubscribers miliyoni? Aba baje bakurikira abasubscribers miliyoni bari bujujwe na MI Music, ari nayo yanyuragaho ibihangano by'aba bakobwa. Ariko mbere yo kugera ku byabaye uyu munsi, hari ibintu byinshi abantu benshi batazi ku rugendo rw'aba bakobwa. Hari abatekereza ko iri tandukana ryari rimaze igihe ritegurwa, hari abandi bavuga ko bishobora kuba byaturutse ku byifuzo bishya by'aba bahanzi, hari n'ababona ko bishobora kuba bifitanye isano n'ubukure bagezeho ndetse no gushaka kwiyobora. Ariko se ukuri ni ukuhe? Wahisemo neza ko wahisemo Dreamax TV. Nge tugiye kubana muri iki kiganiro, nitwa Ishimwe Caleb. Muri iyi video tugiye gusubiza amaso inyuma turebe uko byose byatangiye, uko MI Empire yinjiye mu rugendo rwabo, ibihe bikomeye banyuzemo, ibibazo byigeze kuvugwa mbere n'ibyo abantu bari kwibaza uyu munsi. Komeza urebe iyi video kugera ku musozo kuko hari byinshi ushobora kuba utari warigeze kumenya ariko ukaba ugiye kubisobanukirwa. Mbere yuko aba bahanzi baba amazina azwi muri gospel nyarwanda, Vestine na Dorcas bari abana bafite imana idasanzwe yo kuririmba. Abanyarwanda benshi babamenye mu ndirimbo ziramya kandi zikanahumuriza abantu. Ijwi ryabo ryihariye, uburyo baririmba bahuza amajwi n'ubutumwa bw'indirimbo zabo byatumye bagira abafana benshi mu gihe gitoya. Mu ntangiriro z'urugendo rwabo ntabwo ibintu byari byoroshye nk'uko bamwe babitekereza uyu munsi. Nk'abahanzi bakiri bato bari bakeneye abantu babafasha gutegura ibikorwa, gukora amashusho, kubashakira ibitaramo no kubafasha kumenyekana. Aha niho haje uruhare rwa MI Empire. Abantu benshi bemera ko MI Empire yagize uruhare runini mu kubafasha gukura no kugera ku rwego bagezeho ubu ngubu. Mu myaka yakurikiyeho, izina rya Vestine na Dorcas ryagiye rirushaho kumenyekana haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, cyane cyane muri Afurika y'Uburasirazuba. Mu gihe cy'imyaka mike gusa, Vestine na Dorcas bagiye basohora indirimbo nyinshi zakunzwe cyane. Indirimbo zabo zagiye zumvwa n'abantu bo mu byiciro bitandukanye, yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Bamwe bazikundaga kubera ubutumwa bwazo, abandi bakazikunda kubera uburyo bw'imiririmbire yabo, hari n'abazikundaga kubera uburyo amashusho yabo yakorwaga neza. Mu myaka ishize aba bakobwa bakoze ibitaramo bitandukanye, bitabira ibikorwa byinshi bya gospel ndetse banakomeza kwagura umubare w'ababakurikira ku mbuga nkoranyambaga. Aribyo nakubwiraga, iyi channel ya MI Music yanyuragaho indirimbo zabo yaramaze kuzuza abayikurikirana barenga miliyoni mu gihe gito cyane. Abasesenguzi bavuga ko ari bamwe mu bahanzi ba gospel bafite abakunzi benshi mu rubyiruko rwo muri iki gihe. Ariko uko izina ryabo ryarushagaho gukura, ni nako inshingano n'ibibazo byarushagaho kwiyongera. Umuntu wumvise amakuru y'uyu munsi, hari ikintu kimwe gihita kigaruka mu mutwe we. Umuntu wumvise amakuru y'uyu munsi akaba akunda Vestine na Dorcas, hari ikintu kimwe gihita kigaruka mu mutwe we. Umwaka wa 2021, icyo gihe nabwo havuzwe amakuru yatumye abantu benshi bibaza ku mubano wa Vestine na Dorcas ndetse na MI Empire. Amakuru atandukanye yavugwaga hirya no hino, hari abavugaga ko habayeho kutumvikana, hari abandi bavugaga ko hari abantu bo hanze bashakaga kubajyana, hari n'abemezaga yuko hari amakimbirane hagati y'impande zombi, dore ko n'umubyeyi wabo higeze gucicikana video avuga ngo abana babahe channel yabo. Nyuma y'igihe runaka impande zombi zongeye gukorana, abafana benshi batekerezaga ko ikibazo cyari cyararangiye burundu. Nyamara ubu nyuma y'imyaka 5 abantu bongeye kwibaza niba hari aho ibyo byabaye icyo gihe bihuriye n'iby'uyu munsi. Iki ni kimwe mu bibazo bikomeje kugibwaho impaka ku mbuga nkoranyambaga cyane. Reka tugaruke ku byabaye uyu munsi byanakomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga. Mu itangazo ryashyizwe hanze na Vestine na Dorcas batangaje ko bahagaritse ubufatanye na MI Empire. Bavuze ko icyo cyemezo kitafashwe mu buryo bwihutirwa, banashimangira ko bashimira uruhare MI Empire yagize mu rugendo rwabo. Ibi byatumye abantu benshi bavuga ko gutandukana kwabo kutabaye mu buryo bw'intambara cyangwa amakimbirane agaragara ku mugaragaro, dore ko ibi bibaye nyuma y'igihe cyagishize tubatangarije inkuru y'uko Vestine yibarutse umwana we wa mbere w'imfura. Ari nako abantu bari batangiye kwibaza uburyo aba bahanzi bazakomeza gukorana, dore yuko Vestine we yari yasigaye muri Canada, Dorcas we agataha mu Rwanda. Abantu bakavuga yuko guhuza imikoranire yabo byari bitangiye kujya bigorana. Ese byaba bifite aho bihuriye n'iri tandukana ryabo kukuba
batari bakibona uburyo bakoramo indirimbo. Ariko nanone amagambo nka twafashe icyemezo nyuma yo gutekereza cyane na gukomeza urugendo rwacu mu buryo bwigenga yakomeje gutuma abantu bibaza byinshi. Ese niki cyabaye cyihishe inyuma y'ayo magambo? Reka turebe ibitekerezo bitandukanye biri kuvugwa. Icya mbere ni ubukure. Mu gihe batangiraga umuziki bari bakiri bato cyane, uyu munsi bamaze kugira uburambe n'ubwigenge bwinshi. Hari abatekereza ko bashobora kuba bumvise igihe kigeze ngo nabo biyobore. Icya kabiri ni icyerekezo gishya. Abahanzi benshi bageze ku rwego runaka bahitamo guhindura uburyo bakoranamo. Bamwe bashinga ibigo byabo, abandi bagashaka ubufatanye bushya. Icya gatatu ni amasezerano. Mu ruganda rw'umuziki amasezerano ni kimwe mu bintu bikunze gutera impaka. Icyakora nta makuru yemewe aragaragaza ko ariyo ntandaro y'ibi byabaye. Ni kimwe mu bintu abantu bari gukeka gusa. Icya kane ni icyerekezo cya gospel. Hari abantu bibaza niba aba bahanzi bashaka gushyira imbaraga nyinshi mu murimo wa gospel kurushaho, ariko kugeza ubu nta ruhande ruratanga ibisobanuro birambuye, yaba Vestine na Dorcas cyangwa se MI Empire babarizwagamo. Ku mbuga nkoranyambaga abantu bagaragaje ibitekerezo bitandukanye. Hari abashimye icyemezo cyabo bavuga ko igihe cyo kwigenga cyari kigeze, abandi bagaragaje impungenge bavuga ko MI Empire yari ifite uruhare rukomeye mu iterambere ryabo. Hari n'abasabye impande zombi gukomeza kubahana no gukorana neza mu gihe kiri imbere. Ikigaragara nuko iyi nkuru yakora ibitekerezo byinshi cyane kurusha uko benshi babyitekererezaga. Uyu munsi hashobora kuba hafunguwe urupapuro rushya mu mateka ya Vestine na Dorcas, dore yuko bamaze no gufungura imbuga zabo nka Instagram arizo Vestine na Dorcas zigifite abafollowers bakeya. Tunasaba abantu babakunda kujyaho bakabashyigikira. Nubwo batandukanye na MI Empire, urugendo rwabo rw'umuziki rurakomeje. Ku rundi ruhande MI Empire nayo irakomeje kandi ishobora gukomeza gufasha izindi mpano nshya, dore yuko MI Empire yagiye inyuramo impano zitandukanye. Aba navuga nka Niyo Bosco nawe wanyuze muri MI Empire. Ariko ikibazo gisigaye ni iki? Ese iri tandukana rizafasha Vestine na Dorcas kugeza kure kurushaho? Ese MI Empire izabasha gusimbuza icyuho basize? Ese nyuma y'ibi hari andi makuru azagenda ajya hanze? Andika igitekerezo cyawe muri comment. Niba ukunda inkuru zisesengura kandi zicukumbuye, kanda like, subscribe kuri Dreamax TV ndetse ukande kukazogera kugira ngo utazacikwa n'izindi nkuru z'ubutaha. Murakoze cyane kudukurikirana. Imana ibahe umugisha. Nge nari Ishimwe Karebu. Iyi ni Dreamax TV.